Hello guys, nishimiye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Ndashimira by'umwihariko mwese abamaze gukora subscribe. Nawe turakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe uzajya ubona ibiganiro nk'uko ubyifuza. Hari benshi rero ngira ngo ntinyure cyane cyane nk'abagore. Abagore bimana igituba, hari akanga kuguhereza igituba ku mugabo cyangwa se ngo agihereze umugabo wiwe bitewe n'uko ngo afite isoni, sibyo? Kandi n'ubundi afite umushyukwe. Umugore akaba afite umushyukwe, ashaka gutanga igituba ariko anakimana, akakimwima pe. Umugabo bikagera aho gusaba imbabazi, wenda akaba yanagupfukamira. Iyo rero ushaka kuba wahabwa uburenganzira wowe nk'umugabo, ikintu kimwe ushobora kuba wakora ni uko ucunga uburyo aryamyemo. Tuvuga umugore ashobora kuryama gutya, nimba aryamye uko wajya kujya ku buriri, kuko ntago umugabo yaza gutya ngo namara kukwicara gutya ngo ahite yinjizamo imboro utabishaka. Ntago biba byakunda bitewe n'uburyo buryamye, sibyo? Ahubwo nuko ushobora kugira gutya amaguru agasa nk'uyashinga gutya, akaguru kamwe kari ahangaha akandi kari ahangaha, uba ufite uburyo ushobora kuba wakinjira hano ukinjiramo, cyangwa se wenda uko ugenda uryoherwa ari nako ugenda uzamura amaguru, sibyo? Ugenda uryoherwa ari nako ugenda uzamura amaguru. Ari benshi rero nk'abagore baba bafite isoni, nabo ndi gukomozaho, yajya gutanga igituba akanyunya amata akayafunga bigasa nkaho ari siparadara yashizemo. Nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma wicisha umugabo umushyukwe. Numwima igituba rimwe, kabiri, gatatu, bwa kane azakubwira uti rero sasa si wowe wenyine ufite igituba, n'abandi bose baragifite. Kandi amafaranga nkorera ntago habuzemo ayo nagenda nkishyura umugore uwo ari we wese ukeneye amafaranga, yagenda akamwishyura akamukorera imibonano mpuzabitsina ashaka kuri wowe, kuko nta kindi kintu aba yarakuzaniye. Ni ukukurongora, ni ukurya, ni ugusa neza. Wa mugore rero nimba wanga gutanga igituba cyawe kikahora kidafite isuku, udasa neza mu rugo, ugategereza ko umugabo aza, ngo umugabo naza ngo mfite ubwoba ngo nawe turi gukora ibi ngibi, ko icyo usigana n'umugabo wawe. Nta mpamvu n'imwe rero, ari nayo mpamvu nshingiraho mvuga nti umugabo agomba kubahwa, haba mu buriri, haba hanze, haba n'imbere ye ku mutima. Ari naho uba ugomba kuba wavuga uti ndahera ahangaha muhereza igituba cyanjye kimuhe neza. Hari ukuntu rero umugore aryoherwa, bashaka kuba yumva ko imboro nimba yaryohewe akaryoherwa, hari ukuntu asa nk'uyibyinira imboro, akayibyinira nyine mu gihe imboro irimo. Umugore uburyohe buba bwabaye bwinshi, agasa nk'ubyiniramo imboro, sibyo? Imboro akayibyinira mu gituba. Hari ukuntu bikora nk'uko nyine ndi kubona ndabikora. Sinzi geste zawe cyangwa se nimba ubyibushye cyangwa se wenda unananutse, ari naho uba ugomba guhera ubikora neza, ku buryo imboro niza kwinjira uba uri kumva ko ari nk'umunyenga, wagira ngo uratwaye. Aho ngaho rero niho biba ari byiza, kuko imboro nimba yinjiye uba ugomba kuyishimisha. Imboro ukayishimisha ikigera ku munwa w'igituba. Nimba igeze ku munwa w'igituba yishimishe, irende igera hagati ukibyinira, nijya kwinjiramo imbere ari naho nyine nawe usa nk'ufata hano. Hari ababa bafite ibibero bibyibushye, ugasa nk'ufata hano, uko hafata rero nako imboro yinjira neza fresh. Nk'iyo rero turimo turaganira cyangwa se wenda turimo turagirana inama uko imboro yinjira, ari nako nawe ubigenza, biba ari byiza cyane bitewe n'uburyo uba wakoze imibonano mpuzabitsina ubishaka kandi unabyitayeho. Umugore nimba uzi ko igituba kiryoha, ukaba uzi ukuntu imboro iryoha iyo byahuye, ntago uba wumva ukuntu ibyo bivuga. Igituba biri kuganira, hari ukuntu imboro iganira n'igituba. Nta kundi biganira, ni kwa kundi nyine harimo utuntu tumeze nk'amazi, amazi akaba ari guteruka, then imboro uko yinjira yasohoka akongera akavugamo utundi. Iyo nanga rero iyo buri wese arimo kuyumva, ndakeka
cyangwa se ndabiri nko kumubaho, ndakeka nta kintu na kimwe wabirutisha. Hari uwambajije ikibazo ambwira uti ni ikihe kintu wabonye kiryoha nko kurongorwa? Naramubwiye uti njyewe nta kintu kiryoha nkacyo, usibye ikintu kiryoha nabonye se ni igiki? Ni kwa kundi uba uteruye akana kawe warakibyariye biryoha kimwe, ni nk'uko waterura akana kawe wibyariye. Ndumva ari cyo kintu njye nagereranya nabyo, kuko nimba wumva ko imibonano mpuzabitsina iryoha nk'igisi, ntacyo ufite wabigereranya. Nubwo sinavuze ati wabigereranya n'agahinja gatoya kawe n'ubundi wibyariye, biba bimeze kimwe, ariko ntabwo biba bimeze kimwe, kuko imboro yo noneho biba ari akarusho bitewe n'uko ugaba n'ibidahari. Ukaba uri hejuru, uri muri ibi ngibi, urimo urareba hejuru gusa, nta kindi uri muri Mana mfasha. Imboro iri kwinjira, undi nawe arimo kugusunika, nyine uri kumva ko uri mu yawe si, uri mu yawe si. Imboro iba yaryoshye, uko imboro iryoha rero nuko nawe ukimuhereza neza, ukabumbura ibibero. Jya ubumbura ibibero, nta mpamvu zo kubumba ibibero. Ubumbira iki? Imboro yinjire, nimara kwinjira bibe ari byiza cyane. Hari ikintu kimwe rero umugore akora iyo arimo kurongorwa. Iyo umugore arebye hejuru, uzabicunge neza, iyo umugore arebye hejuru, hari igihe aba agiye kurangiza, cyangwa se wenda ari ukugira ngo aze gusa nk'ugira gutyo amaguru, ase nk'uwika akwegereze inda. Nimba akwegereje inda, igituba kiri hariya, umugongo hano urabona ko aba yawuhinnye. Nimba yagize gutya, amabere ari hejuru, ari hejuru agasa nk'uwihina gutya, agira ngo yimuhe neza, ayumve fresh. Imboro yinjire, uko yinjira neza ari nako anabyumva. Nk'iyo arebye hejuru rero, aba ari uburyo ahita avuga ati sheri nanjye nabitse amafaranga agatangira kugaba ibyo adafite, ari naho mpamvu mbabwira ati yemwe, imibonano mpuzabitsina iraryoha, kurongora byubahwe, sibyo? Igituba nticyubahwe, kuko ibaza aho umugabo apfukamira igituba akagipfukamira kugira ngo akibone ukuntu akinyaza cyangwa se ndagishyikira. Uravuga ngo urumva ko ibyo bintu biba bitarenze, biba birenze cyane. Niyo mpamvu nawe uba ugomba kuba wabihereza agaciro. Mu gihe akikwatse ntukakimwime, kuko ni igituba cyiwe aba yarikoreye ye. Nta mpamvu zo kuvuga ngo urakimwima. Umwimira iki gituba? Ko igituba wagihawe n'Imana, wajya umwera igituba. Impamvu rero mbivuga gutyo, abenshi wenda bakaba banatera komenti bambwira ngo ibiki n'ibiki, cyangwa se ngo nagomba ndi kubibabwira neza ngo mbibasobanurire. Mba nabisobanuye ko imboro iba igomba kwinjira mu gituba rwose, umugore akayigendera. Nta mpamvu zo kuva wavuga ngo umuhaye imboro, uyimuhaye ucecetse, sibyo? Kandi nyamuneka mujye munanyuzamo museke, mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina museke, muganire, biraryoha cyane, biryoha kurushaho bitewe n'uburyo urimo gukora imibonano mpuzabitsina. Rero murabizi ko ikiganiro cyacu ni agahoraho. Ukunda iki kiganiro, tera komenti cyangwa se wenda wandika ubutumwa bugufiya, tuzajya tuba duhari tugusubirize ku gihe. Nyamuneka, uburenganzira ni ubwawe, kandi ni no kugira ngo ukurikize inama zacu tuba twaguhaye. Nta mwana utujuje imyaka y'ubukure wemerewe kureba iki kiganiro. Ibiganiro ni iby'abashakanye. Ndabakunda cyane, bye bye.